twenda kugera i Yerusalemu mu murwa mwiza warimbishijwe turi hafi cyane tugiye kugerayo vuba mu gitondo turaba tugezeyo twenda kugera i Yerusalemu mu murwa mwiza warimbishijwe turi hafi cyane tugiye kugerayo vuba mu gitondo turaba tugezeyo tuzaba duhirwa nituba tugezeyo uzabuhirwa nugezeyo tuzaririmbana indirimbo nshya itigeze kuririmba na buri wese umuhanzi sozi atararirimba Israeli mbonye atararirimba Jonathan Ushim niturayiririmba nituba tugezeyo tuzayiririmba buri gihe turirimba harubaye yadufunguriye agatanga doisi maze twese tukaririmba umva muvandimwe ikibazo nkubaze ukubona mwijuru ninde uzadufungurira ndabizi ubwo uravuga ngo ni Miriyamu kuko yafunguriye Abisirayeli icy'ingenzi nukuzibona uri kuririmba kw'iyo ndirimbo y'umwana w'intama buri gihe iyo turirimba harubaye yadufunguriye agatanga doisi maze twese tukaririmba umva muvandimwe ikibazo nkubaze ukubona mwijuru ninde uzadufungurira ndabizi ubwo uravuga ngo ni Miriyamu kuko yafunguriye Abisirayeli icy'ingenzi nukuzibona uri kuririmba kw'iyo ndirimbo y'umwana w'intama iyo umuhanzi sozi atararirimba Israeli mbonye atararirimba bigizina Ushim niturayiririmba nituba tugezeyo tuzayiririmba umuhanzi sozi atararirimba Israeli mbonye atararirimba bigizina Ushim niturayiririmba ariko nituba tugezeyo twese tuzayiririmba Mana n'ibintu ubushake bwawe ndotubwire n'ibintu wowe wabipanze aya marira mana ngaho ngwino duhoze
aya marira mana ngaho ngwino uduhoze ababyeyi mana bahetse amaboko ikinombe kibagize incike abandi kidutwaye abavandimwe abandi kibagiza abapfakazi tariki 19 ukwezi kwa gatandatu 2025 muri Deturuwa ikinombe kidukozeho ikinombe kibagize incike abandi kidutwaye abavandimwe abandi kibagiza abapfakazi tariki 19 ukwezi kwa gatandatu 2025 muri Deturuwa ikinombe kidukozeho imisozi yarakotse kubw'iryo shyano ndamuru wabashyaga gutaba Barundi buri wese yatwaraga umuramo we bamwe bahura babimirambi bura banyirayo mana tumbwire koko aya marira tuzayahozwa ryari imisozi yarakotse kubw'iryo shyano ndamuru wabashyaga gutaba Barundi buri wese yatwaraga umuramo we bamwe bahura babimirambi bura banyirayo mana tumbwire koko aya marira tuzayahozwa ryari ese mana n'ibintu ubushake bwawe ngaho tubwire n'ibindi wowe wabipanze aya marira mana ngaho ngwino uduhoze aya marira mana ngaho ngwino uduhoze ababyeyi mana bahetse amaboko Yaba we ababyeyi benshi babaye incike yaba we abandi benshi babaye abapfakazi yaba we umuvandimwe Kefa asoje urugendo yaba we umuvandimwe Olivier asoje urugendo yaba we Claver wabajaye Eric asoje urugendo yaba we mirambo myinshi yajaga mu mvimwe twararize turahogora mitatu yose batunda imirambo Nyagasani wowe munyamaboko fata mu mugongo iyi miryango yose twararize turahogora mitatu yose batunda imirambo Nyagasani wowe munyamaboko fata mu mugongo iyi miryango yose umuvandimwe Kefa udusezeyeho fata mu mugongo iyi miryango yose umuvandimwe Olivier udusezeyeho fata mu mugongo iyi miryango yose umuvandimwe Claver udusezeyeho fata mu mugongo iyi miryango yose imiryango myinshi yabuze abantu fata mu
mugongo iyi miryango yose, fata mu mugongo iyi miryango yose. Ntacyo umuntu yagukorera wakubuza iby'Imana yakuvuzeho, oya oya nawe yakwikanira ibuye ryatangaza Imana ngo ibihindure. Bareke bakora ibyo bashaka, igihe cyose bazaba bagushaka, gusa bazumirwa ku ntunduro ibyo bazitiraga aribyo byinjiye. Ntacyo umuntu yagukorera wakubuza iby'Imana yakuvuzeho, oya oya nawe yakwikanira ibuye ryatangaza Imana ngo ibihindure. Bareke bakora ibyo bashaka, igihe cyose bazaba bagushaka, gusa bazumirwa ku ntunduro ibyo bazitiraga aribyo byinjiye. Morodekayi yahizwe kenshi bahunda agatoki ku kandi, Tamani umwami amutumiye mugera ati ndavayo nsinzeyo Morodekayi, ariko uko yabiteguraga Imana nayo burya yarateguraga. Isozwa ryabyo byagiye kurangira, Morodekayi atambagijwe umurwa n'umwanzi. Ntacyo umuntu yagukorera wakubuza iby'Imana yakuvuzeho, oya oya nawe yakwikanira ibuye ryatangaza Imana ngo ibihindure. Bareke bakora ibyo bashaka, igihe cyose bazaba bagushaka, gusa bazumirwa ku ntunduro ibyo bazitiraga aribyo byinjiye. Ceceka we gusakuza, ibyawe byose Imana irabizi. Naho harw'imvura ingana ite ntishobora kubihindura. Abibwira ko babihindura ko batazi uwabigupangiye. Iyo bari bamuzi neza ntabwo bakagombye kwirirwa birusha. Ntacyo umuntu yagukorera wakubuza iby'Imana yakuvuzeho, oya oya nawe yakwikanira ibuye ryatangaza Imana ngo ibihindure. Igihe cyose bazaba bagushaka, gusa bazumirwa ku ntunduro ibyo bazitiraga aribyo byinjiye. Ntacyo umuntu yagukorera wakubuza iby'Imana yakuvuzeho, oya oya nawe yakwikanira ibuye ryatangaza Imana ngo ibihindure. Igihe cyose bazaba bagushaka, gusa bazumirwa ku ntunduro ibyo bazitiraga aribyo byinjiye. imigambi y'Icyakora
umwami yisesa vuba ntacyo uzabahumura ntacyo uzaba birirwa ku mugari wowe bageze ikiganiro ntacyo uzabahumura ntacyo uzaba bagenda bavuga ngo abatari bantu bakiriho ntacyo uzabahumura ntacyo uzaba nubwo muhora mu maso yabo hagahinduka ntacyo uzabahumura ntacyo uzaba ntacyo uzaba kuko batwara yatwawe burya umuntu n'umuntu iyo agihumeka burya umuntu si ikindi ahubwo ni ibyo bivuze ngo umuntu n'ubusa iyo igiye n'umuntu aba agiye bivuze ngo umuntu n'ubusa burya umuntu n'umuntu iyo agihumeka burya umuntu si ikindi ahubwo ni ibyo bivuze ngo umuntu n'ubusa iyo igiye n'umuntu aba agiye bivuze ngo umuntu n'ubusa ibirori bya nyuma by'umuntu iyo uwacu agiye twese turaterana ku bw'ayo mateka ku mbuga nkoranyambaga batirukira mu mahoro bati twagukundaga none uranze uragiye mu munota umwe gusa akaba araducitse agahinda n'amarira akaba ari byo bitura nk'uwo munsi burya umuntu n'ubusa Yobu yaravuze ati umuntu ni ngururabo ubona mu gitondo ukabona rurashashagirana warugeraho saa sita ukabona rurimo kuraba nimugoroba ugasanga rwarumye kera ati umuntu ni nk'ibicu bihora bita iminsi yo kubaho ni mike kandi yuzuye umuruho burya umuntu n'ubusa burya umuntu n'umuntu iyo agihumeka burya umuntu si ikindi ahubwo ni ibyo bivuze ngo umuntu n'ubusa iyo igiye n'umuntu aba agiye bivuze ngo umuntu n'ubusa tukarira ariko nubwo biba tugashavura ndimo ndatekereza ibyabo mu ijuru baba barimo nkabona baba baririmba bagira bati umugeni naratashe ariko nubwo biba tukarira ndimo natekereza ibyabo mu ijuru baba barimo nkabona baririmba bagira bati umugeni naratashe burya umuntu n'umuntu iyo agihumeka burya umuntu si ikindi ahubwo ni ibyo bivuze ngo umuntu n'ubusa iyo igiye n'umuntu aba agiye bivuze ngo umuntu n'ubusa Zaburi y'ijana na 16 umurongo wa 15 aho haravuze ngo
rupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka bakishima bati umugeni aratashe ariko nubwo turira ariko nubwo biba tugashavura ndimo natekereza ibyabo mu ijoro baba barimo kabona baba baririmba bagira bati umugeni aratashe